ntago nshaka kwiyora amazano y'ijyamo sibyo kuko ibyo bizatuma ninguhamagara utazaza ninkubwira cher nshaka ko dutembera nshaka ko dusohoka uzambwira ndi mugisibo bizatuma ninza kugusura uzajya imereza umukono wenda wasaga nkakuyambira nkanagusoma ugahita wumva mfite imvururu mu mutwe uri kumva warangiza ukanamusoma ni ibintu bisanzwe ibyo ni bisanzwe n'umukunzi wawe vuga nibi imihuro ubundi iyo wavuze umuhuro wumva iki? Numva umuhuro nyine umeze gute? Ukuntu abantu bahura none si imihuro oya ntikireka nkubwira okay numva umuhuro w'ubukwe wabiswa iyo umuntu agiye gukora ubukwe babanza gukora imihuro nisi so umuhuro okay umuhuro ukuriho niki? Nanjye niko mbyumva to yabisetse impamvu ngende kubona ko agize mvuze ngo umuhuro w'ubukwe arangije ati wapi umuhuro umwana ntago ari 39 ubu ni umukecuru akuriyemo sha uyu ni umukecuru akuriyemo Niba kabuze umuhuro babuze umuhuro Yes, ranyangusuza kandi zira kumeza neza uri hose mu cyo giye tandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru mwenyewe nitwa Cekecu udakina n'abana uceranya ni Kigali news 550 nizere ko mumeze neza yamaje gukora like share cyera comment supportinze wo bana nanjye buri munsi uri saa uri munota yaba ari mu rw'imisozi igihumbi yaba ari muri diaspora mwese nizere ko mumeze neza abari muri Canada abari muri Oman abari muri Juba abari Imaka mwese mumeze mute abari mu isi yose Saudi Arabia mumeze mute ndi kumwe na Tite ndari mazije mukumbuye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amahoro y'Imana bane nawe usubiza bite kandi vuga cyane se wakongeye ijwi wakana amahoro y'Imana bane nawe kandi warane abadukurikiye bose nabo arane nabo ati safa abujambo nashukuru Mungu kama kawaida tu alhamdulillah amusalimia bo frère fasi yote yipo assalamu alaikum kiseho kiza badukurikiye mwese nizere ko mumeze neza bana bambaye neza sanzwe rero nyoko ya ntago ari mwezi Ramazani gusa mana hari abantu basigaye bamara mu gitandi babaga bagendana ibisuku ubwo bwizemo urakoze ntago ari wowe mvuze hari abandi duhura ahantu hose ajyatandukanye nta kibazo urakoze wewe nyine ahise yumva ko ari we gusa nagubyumvisha ariko ahantu hose muzi ntago ari ameze nkawe tuziranye se ni muri abavandimwe banjye abadukurikira abo ni abavandimwe ndabazi iki rero kwiye kuko wikoroje impamvu we urabona imyambarire yiwe ni wenda niyo nashyira izo menshi sava ndishyiraho pe ntabwo ariko nakutandira gunya nambara wareba naguze wambara nkanjye urabizi ko ibintu nk'ibyo najya mbikora nese kare mu nawe kucyata gufatira urugero rwiza nese buri wese afite inyungu ye afite yawe ngende umuyisilamu n'umukristo ugomba kwambara uko ushaka nawe ukambara bijyanye n'idini rye ikintu abantu batari bazi ni uko muhure ku mugabo mudahure ku mugore duhuriye ku mugabo papa wawe urumva papa bavindimwe ariko mama uraga n'umuntu ko nagiye mbyumva ubundi ndabikubwiye uyu yakurikira bucura nuko akurikirana na Ivete nibyo kandi ko akurikira Ivete akaza bucura sinzi ni muri makubyumva neza nyabyumvishe nyankurikira Ivete nyuma nyakataza bucura sibyo kana gato nese wambwiye ko muhuriye kwa so yabikuye ako subwo reka maze ngubere nyine papa waje reka mbaze ngubaze iki yawe ubu ibintu byose bakubwiye uri kumva nkubashije ngo babikuye wagenza usubiza nta magambo buri wese nyine avuga ibyo ashaka bitewe n'uko nabona abantu ugomba kubima amatwi rero bazavuga baruye kandi baracecetse batasema imvura yarahise subiza mambo bado sasa imeze bite umukobwa ni sawa haryo wakwita ndukuri cyano nshyashya please yanjye Kigali niyuza 25 Sandra B se warebye mo hari ase mamunde yako murankunda nafashwe
Swana ubukwe yarafashe mukande Turabizi. mu mbabare tafaza rubwa umuntu zagutumira nanjye ntabwo yanumiye ntabwo barakubonye wape vidongi vyao wakisema wakinyana ni shauri ya sigara kuririmba pe hafi ya nabyo ariko hafi yabyo wape vidongi vyao wakisema watachoka ni shauri yao sivyo wenye wivu wajinyonge titi za bebe chocho mahali muri akora nk'amafuta irimo muri no minsi ndyohewe n'ubuzima shandaryoshye nanjye ndyohewe n'ubuzima nawe uraryohewe n'ubuzima n'abadukurikiye bari kumwe nanjye bagiye muri commentaire bagiye gusharinga nabo baryohewe n'ubuzima nta mutima bafite niba wakareka muri commentaire narabimenye ko biri gatuma ariko warabibonye mari hari igihe banukaga nkabase no muntu dufitanye ikibazo icyarya zo bakomeza ngo se uno muntu musubize mubwire cyazo ramusubiza aramusubiza aragira barakubwira ukavuga ati no muntu namugize gute barumbwira ikibazo mfitanye nawe gituma amfata gutya ariko nyine ubu nimushake mwavuga mutavuga ntago mbyitaye uritwara ni muri famille twese sibyo mugira gute muritwara baritwara ako mana ari mbako akantu ko kwitwara karankomye yayimenye akantu ko kwitwara karankomye arakweretse ngo yayimenye ese telefone yayimenyeye dukomeze tubivemo so abadukurikiye tukadutangiye gutya murabizi mwa kuba vibe simwe mu bikombera bari barishwe n'irungu man sinago mwari muhumbuye mujye muri commentaire mubimbwire mutere comment ari bavuga ngo ikibyo bintu ko ntabyo bajye muri commentaire batere comment okay banakora rata subscribe man zari yonye ndashaka ijana ndashaka ijana mu minsi micanyeze ku 50 n'umunani yongeho 1000 mwitware rwose turitware umva mukore subscribe ariko disi reka nkubaze umuntu ndetse dukomeze ihangane mbabarire okay no problem hari na mushikira tamam okay go ahead makuru ya Olive cyaburi fameze neza nta kibazo pe ameze neza arakomeye to arashima Imana yarabyaye bado inshallah ariko nyine okay no comment titameze neza mbwiye ko ameze neza ntago ari kumbona ivetameze ni impanga reka ndabite ararwaye nagiye nyine mu rugo kwa mama agiye kumaka ya nyine mugeze mworohereze kandi agomba kumera neza inshallah ibintu bigende neza bongera bamukurikire muri film yitwa ngo ubutumwa bugufi kuri Murundi TV bakore subscribe bamukurikire abantu bakumbuye Murundi sha ubuzima bw'ishuri bwaje bwagare tuzonya twahurire directeur okay mwarimu wabaye directeur sobanyirukanye se nguri ejo undi nyine ubuzima bw'ishuri mu butegereze twari kujya n'umunsi nabuza kandi ariko tujye kubikora kuryo biba inshallah dushikire Murundi TV mukore subscribe niko gahunda zaza zimeze ariko nyamuneka bakurikira ubuzima bw'ishuri bugiye kuza bwabaye nyine ikikuzanya none ikihe abantu bari bamaze iminsi batamenya amakuru yawe na cher wawe batangiye mwezi Ramazani nari maze amezi 2 tudahura nagiye muri crise ubukene bugera hahandi ariko Imana yarabikora bigenda neza ndetse n'inshuti zinkurikirana zagiye zibikora ariko ni sawa ari inkuru yakuzanye story no ku ruhande muri umuntu wawe hari byo yazanye ngo nibyo tugiye kuganira unyanga abanyamakuru reba kuri ya bavuga umunayisa ne babiriri warimbye indirimbo neza yavuga ati I'm single. Uri single? I'm single. Ndikuvuga indirimbo ya Monaize. Hey, I'm single. Single searching. Single. Cyangwa ngo maybe ngo this love is in. Inyuma ndi kumwe n'umufana. Sibyo? Mani harakantu yavuze aravuga ati harakantu yavuze maravuga ati wa ahari. Karirimbo. Sibyo? Karirimbo gato. Nyine umva. Batitize n'abatayizi. Gatwe mu Kinyarwanda nayo. Harakantu yavuze aravuga ati ahari ibintu by'urukundo ntabwo ari byanjye. Sibyo?
Or maybe this love not for me. I'm single. Ibintu bijyanye n'urukundo ntabwo ari ibyiwe. Okay, maybe ko nanjye wenda atari ibyanjye tu. That's why ngiye kuba single. Serious apana searching. Yego. Okay, I'm serious. Bobus. Uracyari ribu. Ribu. Yendi ribu. Ajya ribita imyaka 19 nguri tinya nayivuga. Ribu. Yendi ribu. Ajya ribu tangira kuyakinga. 17. Ariko na 19 bukiri ribu. Bukiri ribu. None se witwara nanjye. Hasi wamuganira imyambaro. Witwara nk'umuntu ribu. Ubu ukasagenda. Nimwega bateza abantu ibibazo basanga bagiye baruta za mageragere 25 barayikubise. Abagabo mwatasi mujye mumengera abanye nkuko mumenye. Akora nta mwakije ko tumeka. Buretse abagore n'abakobwa n'abantu bategura ubukwe abantu babashaka bajya babatera make up n'abajama bashaka gushukisha no gutera inzara n'ibiki 078 02 81 zisubiremo abo ni abantu bazakugana baguha ibiraka gusuka make up gushyiraho ingoyi urumva inzara buri kimwe cyose 078 078 02 81 92 hano ni mu rugo sibyo gorate muze wenda n'ubundi ibintu byamumuzaga by'urukundo by'ibikinabye nk'ibo ubu nakazi hanyuma rero kugira ngo be singo hagenze rimwe na mama nisina kubibaho bibaho to ukundana n'umuntu ukisanga mutakiri kumwe byagenze bite hari n'impamvu muri umuntu wawe ari Sandrine ari ruhande rwawe iyo wahora mushyigikira buretse ataravuga ibyo impamvu ahari n'ubundi niyo mpamvu yambwa ati sa naze wenyine umva mubwiye sire ko ndi hano ubu hano hicaye Arsene utaravuga hicaye impamvu aho hicaye Arsene nugira ngo hari undi wicaye nimubone ngo ni Sandrine yicaye Arsene okay ngo bimeze bite byagenze oya nyine ishya ni ibintu bibaho mu buzima ntago Arsene ari umwana mubi sibyo be ndaramukunda kandi nawe yarankundaga pe sibyo nuko mbikeka ariko hari ibintu byaje kuba biba ngombwa ko njye nawe twatandukana ku mpamvu ziwe n'impamvu zanjye sibyo urabizi cyambere ni umukristo sibyo genda umuyisilamu none kandi nta uko wakora kose ntabwo nahindura idini nanjye nabaye umukristo reka umva maze mubwire mbere yuko mba umuyisilamu nabaye umukristo narundi umukristo uri kumva nari umukristo no mu rugo turabakristo ariko reka mubwire sibyo Arsene bitewe n'uko nagukunda ibyo by'ubwisilamu ahubwo wabireka sibyo ukajya mu idini ashaka ntabwo bishoboka ntabwo narivuyemo nagiye ku musilamu ntavuye mu bakristo twebwe se ko turi abakristo tubaye ntacyo mubaye ariko nanjye kwandi umusilamu ntacyo mbaye kareka wowe va mu bwisilamu ntabwo bishoboka bidashoboka ahubwo si bishobotse bite bizashoboka ntabwo bikunda nisi byashoboka kubera umugabo nyine niyo mpamvu nkubwiye niyo mpamvu iri hano niyo mpamvu ratatumye idini ni irya mbere umugabo akaza sibyo rata ubundi muzakundane oya muzakundane kubera Imana sibyo rata mushwane kubera Imana niba ukwemera kwanjye atari kubishyigikira nk'ubu ngubu nese Imana ituma abantu reka nkubwire impamvu niba reka nkubwire impamvu bidashoboka isi ya umugore wawe si umuyisilamu ubona adasari sibyo ukajya ubona yibereye mu bindi bintu mwakomezanya cyangwa mwirukana niyo mpamvu nkubwiye ngo mukundane kubera Imana munashwane kubera Imana yego aho ngo ndakumvise niba ngende tugeze mu gihe cy'igisibo nkambwira ati hari ibintu na bimwe amplisi ngira nawe neza batakura mu mutwe hari abakita mu gikara kaboro barabashyize bakita uretse ko tubavuze tukavuga bagenda nkazi bashicanye babitani ndakibaza umva nyine nkubwire sibyo niba nk'ubu ngiye mu gisibo nkambwira ati rero hari ibintu bimwe na bimwe amplisi ukwezi kose njye nawe tube turetse nta nubwo nshaka ko njye nawe kururu sibyo abantu badukurikiye nta mugabo wemeye kwegera umugore utari mu gisibo ndetse n'umugore wawe ntiwemeye kumwegera ku manywa umugore kandi nawe mwasezeranye batoraza nushaka umufutura ariko ku manywa wawe ariko mutasezeranye uburenganzira bwo kuza ati bebe ni ukunywa amazi utafite ibinini cyakora ukanywa amazi ugatashya ukamubwira ati bebe ni iki cya mbere basi urambanza cyangwa urabanza ibiryo ibyo ni uburenganzira bwawe kuko umugabo wawe noneho abandi bari aho ngaho basamye abandi bo mpaka
kwezi ako si ubundi uko kwezi ariko ku kwezi abuze bajya bahora gutyo bakabakora ibyo byose ariko babanye nyine nibyo nagusobanuriraga ndamubwira tugiye kujya muri Ramazana hari ibintu byinshi wenda nagukoreraga bitazashoboka amplis ntabwo tuzabonana cyane nkuko wenda twakinaga gusohoka tugasohoka tugatembera tukajya guta ufite time tukaba turi kumwe ibyo ngibyo byo ko turi kumwe n'amasaro ntabwo bishoboka kwezi turimo ibyo byose ntabwo bikunda ndabimuganiriza numva arabirakare mpamwe ati ibyo bintu ntabwo bishoboka niyo mpamvu nshaka kuva mu idini ukaba ubuse nimukenera nkumva nshaka ko dusohoka nshaka ko dusangira ukambwira ngo ibintu byo gufunga ibiki ibyo bintu ntabwo bishaka uri kumva arambwira ati rero ibyo byo gufunga bivemo ureke idini wenyine nibyo ashaka kugira ngo nashaka ajya mbona urumva agushaka mu bwoko mu buhe buryo mugitembera hasi hejuru ibyo nanjye mfite ndakubwiye nansha akorwaje ndabizi akorwaje n'ubu ngubu ngize ikibazo yandwaza kuko niba twararetse kuba nabikubwiye ko mbere okay ni ukuvuga we nagashaka kuba umusilamu ntabyo ashaka niba iby'igisibo ntabyo ashaka reka twumve ku ruhande rwa murumuna wawe nanjye ndamushyigikiye gute impamvu ni iyi niba agukunda sibyo nawe kandi ndabizi uramukunda sibyo niba ndakeka ibyo atabyo byatuma urukundo rwanyu rujya hasi kugira ngo amadini wowe mva ibyo ari kukubwira sibyo nese reka nkubaze siya reka mubaze mubwira akabazo nkako sibyo nankenera sambo nyine namamagara ati ndagushaka arambona sibyo sinibigenda gutya ndi hano navuye mu kazi ndabamari sibyo akanya kose nshaka nabahari urumva ko atavuga niba ashaka kumbona iruhande rwe buri gihe navuga turabana bakora ngo turabana hebyo njye muri ruhande rwe ariko se umuntu araje niko kundi muri gukundana aho kubwa natwe twataye ubwenge akuvanye mu idini ryawe araje no gusenga sometime urabiretse mubaye babandi birirwa mwenjenga mugira gute sibyo ejo nugira ikibazo ugasanga natwite cyangwa ugasanga bamugatishe noneho tumaze kwenjenga idini nahinduye basi reka dukore mariage sibyo ngo yango naguharagira ni usange mise munashwana idini ryawe warayitaye ngo mugabo mukurikiye ntabwo bibaye ngombwa ko murekara sibyo ndareka idini ugiye kunshyira mu mago Mama ndagukurikiye ndi gukora ibyawe ngo tugira wasanga agiye kugushyira mu mago ubwavuze ngo ngiye kugushyira mu mago urumva reka idini wagenda ntabwo narireka idini naryinjiye ndikunda cyane nakeme bakanshyiraho unuzi cyuma bagakizo sinahindura idini ninjiye idini mbishaka sibyo wallahi nabyemera kabisa ndaryiga ndanarikunda pe wewe ndabikunda hari n'umwana we mu ruhango mu mujyi rwagati usayirine uri kumva ninjira ndikunze bitizangiza nyinshi n'abayisilamu n'ibiki nawe mbere atari abaninshi nakapa yanyu ngo abeshiri yarabishyigikiraga narafungaga ntihagire ikintu kimwe mutwara ariko nona atangiye kunzanaho amategeko kubera yuko asiko dukundana ibi bireke bisimbishaka okay Axel aramutse atagikomeje na Titi kandi barakundanye yaramubaye hafi buri kimwe cyose warakibonye hagati yawe nka murumuna wa Titi byagenda bite shinge byambabaza gute kubera Arsene akunda Titi aramukunda bya hatari ahubwo nge numva Titi ego ntago amwanze ariko ntago uri gushaka kumva Titi ego ariko Titi ntago ari gushaka kumva ibyo Arsene ari kumubwira kuki wowe noneho umubwira ko akomeza na Arsene narangiza agira gute ahindura idini kandi Arsene wadashaka guhindura idini ngaho umusira niba nkunda koko niba uri kunkunda koko nawe hindura umwe muri twe ahinduka ubwo hoya ngi nago nahinduka iwacu twese turabakristo ibiki n'ibiki wanyu muri abakristo injira idini ry'wanyu ndavuga ntibishoboka nabo mfite imyemerere yanjye ufite yawe niba tutari guhuza mu myemerere wumva uko utahinduka nanjye nkumva ko nahinduka tubireke kandi koko I'm single niba na Arsene yarabyanze na Titi akabyanga bigende bite wenda bazicare sibyo baranaganira ibikino cyose kandi nawe urabizi ibyo uri kwigira hari icyo muza guhomba mu muryango nakubwiye ngo uri Arsene hari icyo muza guhomba mu muryango turaduhombye umukwe ese ubundi yakujyanye huya yashimye Titi nawe yashimye Sandra none se ukomeza kumumushingira cyane yakakiri imbere ngo ndirimbe abana njya mbona n'umwana sawa nakoreka nyendiri brad ntabwo uri shyashya ubone se ubundi ibyo bintu bimenya gute ibihe
ngarankunda niki Okay, iyo ukurikije uracyari umwana muto ariko mu myaka umaje kubaho n'ibyo wabonye byinshi. Iyo ukurikije ibintu bibera mu ngo z'iki gihe zo kutumvikana, amadini, wenda amashyari kutumvikana, wumva ko mukuru wawe wagakwiriye kumwoshya cyangwa kumushyigikira wenda mu bitari byiza cyangwa bibi? Wumva ubundi mukuru wawe ukurikije ibyo nkubwiye wumva wamukira muri rwego? Tureke ibyo by'amadini, ukurikije ingo z'iki gihe kuntu zirimo zirasenyuka, bamwe baricana, abandi biragenda ukundi, nawe urimo kumubwira ati nahindure kandi uramujya mari impamvu ashaka ahindura, we adashaka ahindura. ubwo iby'amadini bitarimo sibyo kubera iki bifanamo bishyiremo nabyo birimo. Abantu bapfa ngo ntabwo wabaye umusilamu, ntabwo wabaye umukristo, abandi bagapfa nagahahira urugo, abandi bagapfa nago nkunda, abandi bagapfa imitungo. Okay, ingo z'iki gihe cyakora nyine zisigaye sinzi tu cyakora nanjye pe sibyo ntabwo nakemera ko agenda yirwa kubitswa nawe sibyo. Bijwa barwana bapfutunutu kandi yarahinda idini ari nawe bamufashe ngo ahindure idini. Nabyemera ariko ariko njye mbona we nahise nibabanye sibyo, mbona nta kintu bo bapfa kirenze cyatuma twaragifuye ariko ntabwo cyatuma nyine ngo mubanye warahinduye idini abona nta kirimo. Naryo mpindura rero ntacyo ubwo urabura umukunzi ntacyo bitwara n'ubundi cyane naramubuze umukunzi wanjye n'Imana. Nakugenuza ndaravuze ati mva ndi mu rukundo n'umwami wanjye, anyubwo ndi mu rukundo n'Imana yanjye. Ntacyo uzahomba kuri Arsene kuba mutakiri kumwe. Wenda hari ibyo mpombye sibyo, ntabwo nahita nishyira ngo mvuge gute mpombye byinshi pe ko Arsene namukundaga kandi cyane payas Arsene rya cupa rya payas nyine pe naramukundaga cyane pe cyane, kandi n'ubu ngubu sinzi ko n'ubu aracyamukunda. Ariko se ubundi mwezi ramaza ngo n'ubu aracyamukunda nareke kwihagarara agira arumva arota ngo isadiwe ceceka we nta makuru ufite reka amagare gato asanga ari kuyivugiraho umve itikura ryabaye itikura avuga gute nta makuru ufite avuga gute nako sundo avuga gute avuga gute nande bebe itikura ryamwishe umve avuga gute bivuge wareka bivuge ko wawe yagutiye kwa kuri mukuru we umva nato bavuga gute sawa yamagare sera agasanga ari kuvugira kuri phone yanjye sawa ari totomba ugasanga ari kuvuga ubugambo bwamwishe yagiye mu cyumba yihebye oya nyine niyo mpamvu ubwiye ngo arahata nakubeshye aracyakunda Arsene ariko idini ryitambitse idini ryo ryabaye idini ubu mwezi ramazani namukiranye nibazo bagacometana nta makuru ufite bakagira bati bagacometana ibyo bintu byarabaye uri seri gucometana no kugira ute oya gucomekana no kugira ute kwa kuno mwirwa mugendera mu nzira mukatakata oya reka nyine nkubwire twanagendana pe byo kugendana bifuze umva nkubwire impamvu mbivuze gutyo sibyo pe no kugendana n'ubu turagendana sibyo turanagendana turahura kuko niba nakubwiye twaratandukanye kandi mbere yo kugira ngo tube inshuti dukundane twaraba best twari inshuti rero no kugira ngo dushwane ntabwo numva ko byabuza ngo ntituzagendane sibyo tuzagendana tuzabura muri byinshi nubwo umutima nyine kajya kazamo no kwihagarara sibyo ariko bizashira kwera Imana niba twanzuye ko dutandukana tukabona ibyo bitubera byiza okay ariko nanjye ku rundi ruhande ntabwo nishimiye ko wahindura idini kubera umugabo ntabwo nanjye narihindura nk'urugero njye mfite sister wanjye nkunda kubi iyo aza ko atari mushiki wanjye nari guhita mutamago sumuzi nari guhita mutamago ariko wahindura idini afite n'imitungo pe ariko nta gisubizo cy'urukundo afite cyakoze sinzi umuntu wanganirije ako kaboro nta gisubizo cy'urukundo afite nta byishimo by'urukundo afite tukareke sinzi umuntu wanganirije turi kuva ahantu akontu twicara arambwira ati mana nyine nuko kwicuza biba azanyita ariko nyine nuko abura amahitamo urumva hari igihe ndeba mu ex wanjye twa turi kumwe n'umu ex we mu modoka
arangije akajya mbura ukuntu ndisi runaka yambwiraga ati ntacyo abaye nkakurikira ibintu by'amafaranga nkakurikira ibiki nkakurikira ibintu byose sibyo narangiza nkavuga ati yo disi ariko ubu ndi kumureba nkumva nasatse uko byagenda kose ejo nituva muri ubu bukwe ndabivuze nituvamo ejo ntabwo nasiro wanje kubonana uri kumva ni kwagushaka mbose wasanga ntabwo ubundi se ikenze nuko bizi kundusha ariko hari abantu bajya bavuga ngo turi mu iterambere nta terambere ryo mu busambanyi nta terambere ryo mu nzoga nta terambere ry'amagambo adafututse nta terambere ryo kutamenya agaciro ufite Imana yaguhaye ndetse n'igihugu cyawe ako nibyo icya nibyo reka nkubwire ibintu bivuze ni sawa ibintu bijyanye n'ubusambanyi n'ibiki niyo mpamvu nkubwira none bahita bamwita dukomeze reka mu kiganiro nzatumira umukobwa witwa Jojo nzamutumira mu kiganiro hari ibintu bigezweho nshaka tuziganirira bigiye bitandukanye hari ibigezweho byitwa ngo imihuro ubundi iyo wavuze umuhuro wumva iki numva umuhuro nyine umeze gute ukuntu abantu bahura none si imihuro oya ntikireka nkubwira okay numva umuhuro w'ubukwe wabiswa iyo umuntu agiye gukora ubukwe babanza gukora imihuro ni si umuhuro okay umuhuro ukuriho niki nanjye niko mbyumva to yabisetse impamvu ngende kubona ko agize mvuze ngo umuhuro w'ubukwe arangije ati wapi umuhuro umwana ntago ari 19 ubu ni umukecuru akuriyemo uyu ni umukecuru akuriyemo ribuka buze umuhuro babuze umuhuro nanjye niko mbyumva nari isi yatubwira umuhuro niki njyewe nzi ko umuhuro cyajya umugore umukobwa abari buri bukera umva bamushyingira akora ubukwe oya bamushyingira akora ubukwe urumva bamara kumushyingira urumva avuga ati ndagiye icyo cyekereye umukobwa shengewe kujya kuririmba iryo joro haba ikirori kandi iriya joro uzi niberamo kubera baba bagiye mu muhuro reka tureke habura barakwata uzi niberamo noneho uziko buretse gato barapfuye uziko impamvu mvuga ngo abantu barangiritse biriya bibera mu muhuro uziko ngiye hari kiriyo nagiye uziko no mu kiriyo basigaye babikora abandi ariko uzubire mneshe toraji munyagasani ibintu binyuze kure umuntu yapfuye arabajyanwa no kurya arabajyanwa no kurya no kunywa amayoga n'abajyayo iryo joro bakara basambana gusambana gusa mani rero iri joro riragira ijoro nako nijoro kurango nisiya ngo turi burare mu kiriyo ngo tugira gute mani amabara beramo ukatagurya ugasanga ukatagurya mani ni nk'ibintu bera mu house party nayirwa ndabagiye wirirwa mu mahanga ugataha mu Rwanda bari nyuma ya kamera oya mukanya gato mukanya kiri kiganiro nakibatuye turashaka kuzabaza inyuma ya kamera umva ndashazatuma n'umukobwa umuntu uzatuma rero bakobwa babiri urumva njye reka nkubwire bivuye mu kiganiro cyanjye Imana imbabarire ndacyakeneye kubaho no kurera abana banjye n'iterambere n'inzanapfa hariho nzasiga abana banjye nibyo nifuza ariko Mana mu myaka myinshi yo kubaho ariko ninamuka mpfuye nta kiro kizabere wanjye ikiriyo nta kiriyo ariko we nta kiriyo oya uzashingira abo umuhuro azaba umuhuro ntiyatabikiriyo gushingira byo nta kibazo gushingira nta kibazo ubwo uzasama inda buretse ubwo uzasama inda numva ko nashingiye ntago azaba ari nta bakobwa nabyana by'abahungu ibyo akabongo ni batera bazanzanira abakazana bafite abahungu bagendana bafite inshuti wa nibajya kubikora bo nta bahungu bazanzanira abakazana nabo ariko umukobwa umva mubwire turi kwivugisha ntabwo ndi kubyumva bebe gute se gute ariko uzi umukobwa agera gutya nabuze imihango nageze ku kwezi gushize tayari bamutenda ku kibambasi ujya kubura imihango uyu muhuro Jackie azatubwire reka dusoze ikiganiro cyacu birangire gute ibya titina ndetse na payasi reka mbaze mbere yo kuvuga n'abandi bajye muri commentaire batubwire sibyo batubwire umuntu akubwiye ngo
ntabwo nshaka kwiyora amazano y'ijyamo sibyo kuko ibyo akubuje nkani ni itegeko gufunga no gusana ni bizatuma ninguhamagara utazaza ninkubwira cher nshaka ko dutembera nshaka ko dusohoka uzambwira ndi mugisibo bizatuma ninza kugusura uzajya umereza umukono wenda wasaga nkakuyambira nkanagusoma ugahita wumva mfite imvururu mu mutwe uri kumva warangiza ukanamusoma ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe gusuza umukunzi wawe vuga n'ibi abadukurikiye mu birebe arimo aramufunga umunwa navuga vuga n'ibi reka vuga n'ibindi kuko ari itwaye waretse akivugira akaba n'ibindi oya natwitwaye oya nta ruswa yaracitse mu Rwanda umuntu ntabwo ari mwiza oya ruswa yaracitse mu Rwanda akamuha n'ibindi kuko ari mukuru wawe nyine yasakushira ariko nibyo ibikize n'ibindi bakora nimo gusoma ntugusomana gusa nyine hari ikindi wabonye ndi gusomana yewe nsomana ubundi tutireka ngushimire mu kiganiro waduhaye ugiye gufuturu nizera ko gahunda zose zimeze neza nanjye mu kanya gato ndajya kwitwara njye gufuturu iftari nziza ku bantu bagiye kuyirya ariko mukomeze musengera igihugu n'abagituye mukomeze musengera isi urumva kuko ino si iriho byinshi niyo mpamvu amapfa yateye kubaza abantu badukurikiye sibyo babazi nibyo narangiye kubabaza umuntu akubwiye ngo icyo gisibo sinshaka sibyo ntabwo nshaka kujya muri ibyo ngibyo ntabwo yagukoye sibyo si umugabo wawe ni umusheri wawe ntabwo ubizi ko ejo muzakomezanya sibyo kabikubwira ati ibi byose simbishaka wowe wabireka ibyo byose ugasanga umukunzi mumbwire nawe kuba twaratandukanyije dupfuye amadini ibyo ngibyo ni ikosa nakoze cyangwa n'ufite mu bindi yandike utubwire nawe ese n'ikibumva nakora ubundi njye ndumva mani bakomeza urukundo rwabo ase undi wowe wagiye naza gushaka ngende ribu of course cheke tu saka manager tira n'abantu kira n'abanye na Kigali news uri nitana amasho buri munsi nkora ikimpindura ikinkomereza ha bigende bite abanyeshyari bo barahara ariko nzakandagira shitani mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ciao amazwi n'amashusho ndi kumwe na Elize